ubundi ndashaka kumenya wicaye hano wavomye amazi arahari arakazi ko kazi kwibaraguza ewe ndabona icyangenzaga ntari bukikubwire kuko ndabona utameze neza pe unyihanganire nsanze utameze neza asiki fuko nkayo wambwira bavuze iby'amafaranga yabuze uhita ugira ubwoba none utangiye kunyihamagarisha wibutse kumpamagara se ari uko wumvishije barimo baratubaza amafaranga yabuze bagirwa kukubwira uswa amafaranga yabonetse ariko mana we narago ubwo se murumva ari njyenyine wayatwara kandi uribeshya ntubikore uko mbishaka ubwo ndakwirukana uve muri uru rugo mvukana na Sindi cyangwa duhuje papa gira vuba se nyine urangize iyo myenda kandi yibeshye uyipfubye ubundi se abandi bamesa bicaye wakaje ukuntu amano ngaho ntabwo uri bumese yego mubyeyi se mubyeyi biki ko kameze anje ka Biteze mama warahari abantu y'urugo njyenyine n'undi saje kujya kwitemberera shakoya mama tahuye wana turabanguka ntabwo dutinda nese njye sibansize ku rugo uzirungura uri mu rugo shaho isiko sindari kumesa araye basi ngo tube tujya kwigana hararugo wanze ko tujya kwitemberera ubwo niko musasigara ku rugo twigendera mama yahuye umwaka turabanguka ehe ni wowe ufuze imyenda yose ibi ngibi ni ibiki mbona naragowe mana yanjye Sindi sinkubwiye ngo njye hano hepfo ndaje nkakubwira ngo iyi myenda ndaje nyifure ninde wakubwiye ngo ufure ino myenda Sindi kutansubiza wowe ushinzwe kumesa imyenda nukuri Sindi akunda gukora imirimo yo muri uru rugo nanjye ubu yaranyobeye nari mubwiye ngo ndaje nyimese kandi nukuri mbabarira kuba waje ugasanga nta muntu wari ukikingurira ese ubundi anje ko ntamubona ari he subiza Sindi araranga sinzi ahantu agiye ntabwo bizongera mubarira bitazongera umwana nk'uyu nguyu nushinzwe kumesa imyenda ingana gutya mbabarira pe ushobora urumva amagambo mbwira imbere y'umwana ubu ntabwo wambabarira tukagenda tukaza kubivuganira na hariya no mu cyumba ndabona uru rugo rusa nkaho rurimo akajagari ntabwo bizongera gutya Sindi genda ujye guhindura imyenda mbabarira iyo wibeshe ukagira ibyo ubwira se simbizi wari kumbona
kandi narakubwiye ngo ikibazo cyose uzateza muri uru rugo kizakugiraho ingaruka kurusha, kandi urabizi neza imfubyi yumvira mu rusaku. mva imbere genda kameze. we ko mbona uzubebera bimeze gute ngo usige hano iminota ingahe uhita ugenda? nta soni. ariko wa mwana we ko mbona ugiye kumbera ikigeragezo. ejo nisi ubwo nari ndimo kukubwira ngo wikosore, reba nk'ibintu uba ukoze. ngiye kuguha ibihano kandi umenye ko igitambo cy'ubuzima atari icyo kwishimirwa. mama mbabara ntabwo nzongera. nkubabarira ntabwo uzagera gute? uzi ko iminota 2 mvuye hano ngiye wangije byinshi. reba nk'ibintu wakoze. wa mwana we sinzi ikibazo ufite. imipango yose nari mfite wayishe. kamva imbere nakoze barakaza. ariko se mwana wanjye ko mbona utishimye, ufite ikihe kibazo? nta kibazo mfite papa. ntacyo? ubwo nta kintu mpishe? oya. none se mama wawe ari hehe? musize mu gikari we na Anje. ese papa uriya koko ni mama wanjye? halo sone bite? ni byiza bite wowe? shange wapi kabisa ntabwo ari neza rubyangwiriye. ahubwo ndakwinginze ejo mbabarire ejo tuzabonane. shamere nsigaye numva mfite ibimwaro byo kugera mu maso yawe ngo tuganire, kuko nkurikije ibintu byabaye ubushize nta kintu mba numva navugana nawe. ibiki se kandi? ubwo se wiyibagije ukuntu mperutse kuba injijwe imbere yawe ndi kukubwira ngo ibyasindi ngo by'amafaranga? rwose sha birangoye kuba nagira icyo mvugana nawe, uretse ko ejo nzaba ntanahari da. nakosone ntukajya umera gutyo, ni ukuri ndakwinginze. kandi ibyo ngibyo humura ndimo kubikurikirana. ejo bundi hari amarenga nabonye bijya guhura nabyo neza neza. ni ukuri ndakwinginze uzaze tubonane, ntabwo uzatinda. biransaba nyine kugerageza, nzakubwira ndimo gushaka akanya kuko ejo mfite gahunda nyinshi nk'uko nabikubwiye. biransaba kwiyoruganiza nyine nkareba ko nakubonera akanya k'iminota mikeya. nzagerageza. sawa urakoze. sawa nawe urakoze. sone wahora n'iki ngo arimo gishegesha ntavura koko? umunyarwanda yabivuze ukuri. cyo wowe iki kandi n'ubu byagenze bite ko numva uri n'imigani? uzi ko nasibye sindi imyenda amesa, papa agasanga arimo kumesa, arababara ararakara, ndamuryoshya ibiro by'ubusa, gusa yagiye abyumva buhoro buhoro. kumva isosi yari iguyemo inshishi. ariko njye nakubwiye ko bino bintu mutabyitondera bizagutamaza. ubundi se ko ariyo yayo ni gute umusiga amesa ukagenda ukamusiga ukagenda? byihorere kanje karantengushye nayo namumurindishije. ariko se menye ubundi biriya bintu wabiretse, hanyuma se byaje kugenda gute niba umugabo yarabibonye? ntacyo bavuze? nawe ntabwo ubizi. noneho namubonye yicaranye na se bicaye ahantu, sinzi ibyo yamubwiraga, ndumva nazi. umugore we uragowe, siko numva wagenderewe neza. ese undi niwe ibintu wabiretse burundu ukabivuna, kubona ibintu bizaguteza ibibazo. ariko sone uri umwana koko. iyo umugabo abonye umwana neza yibuka nyina, ariko iyo amubonye nabi bituma amuzinukwa. ariko buriya ntarirarenga.
ngiye kugenda mbaze sindi ibyo yaganiraga na se. kumana narumiwe pe ndigendeye rero kanigendere kuko hari igihe ubumbwira ibintu nkumva ntabwo ndi kubyumva neza ukamvangavanga mu mutwe pe ibyo bintu wabiretse. Genda uzabyumva uri i Rwanda. Aka kanya ndashaka kumenya ibintu waganiriye na so. Wamubwiye ibiki? Urumva udashaka kuvuga? Icara hano reka nze nkwereke ikiri butume uvuga.